Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, Imana ibagirire neza, ariko sinabura kubibutsa ngo mukore share, subscribe na like na comment kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose. Ibindi Imana iduhane umugisha, yo gutangira nsenga dukurikizeho indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje, tugushima ineza yawe, tugushimira urukundo rwawe, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Mwami Imana, tugeze muri uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, ariko turakunyinze kugira ngo twese utuboneze rwose, ukimara kutubabarira utwemerere ubane natwe, kandi ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngo Mana tugaye karibu n'ikaze, ngo nutubere umuyobozi, bakarama kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimbana indirimbo y'Ijana na 83 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara, gusingiza umucunguzi, muze mwisigara, abagezeyo baragwiriye, baranezeranwa n'umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara, hazaba umucyo mu ijuru, muze mwisigara, muve mu mwijima mubi, muze mwisigara, hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangiye, muze mwisigara, nushaka ko tujyanayo, ihane mwiringira gukiza ubu, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera gutururuke, ngo tuzabane mu ijuru, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera gutururuke, ngo tuzabane mu ijuru, ihane. Tugiye gukomeza dusoma n'ijambo ry'Imana, dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 25, umurongo wa 31 kugeza kuri 40. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gucirwaho iteka. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, intama zishyire iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Umwami azababwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahawe umugisha, muragwe ubwami bwatunganirijwe uhereye kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, Mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe
turagusura. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri abo bene data, abo boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshimye Imana kubw'iri jambo. Uyu mugoroba Imana yashatse ko tuganira kuri iri jambo. Burya haba hari impamvu Imana iba yashatse ko ari ryo tuganiraho. Ngo uyu ni umunsi umwana w'umuntu azazana n'abamarayika bose ngo afite ubwiza bwe, ngo nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abantu bose bazateranirizwa imbere ye, ngo arobanure ngo intama mu ihene, ngo nk'uko umwungeri abikora. Intama mu ihene. Icyo numvise iri jambo ryashaka kutubwira uyu mugoroba ni uko kuri uwo munsi w'imperuka, kuri uwo munsi wa nyuma, kuri uwo munsi Yesu azaba aje gutora abe, nibwo azarobanura agashyira abakiranutsi ukwabo, agashyira inkozi z'ibibi ukwazo, ngo abakiranutsi ngo azabashyira iburyo bwe, ngo ubundi ngo ababwire ngo mwebwe ngo muze ngo abe Imana yahaye umugisha. Ni ukuri nawe ndakwifuriza kuzaba muri abo bakiranutsi, ariko hari kondisiyo, hari ibyo ugomba gukora kugira ngo uzagaragare muri abo bakiranutsi. Ni ukuri hari ibyiza ugomba gukora kugira ngo ugaragare muri abo bakiranutsi. Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ndakeka ari ibice 19, ku musore w'umutunzi. Umusore w'umutunzi ngo yabajije Yesu, ngo aramubaza ngo mwigisha mwiza, ngo nakora iki ngo kugira ngo ninjire mu bwami bwo mu ijuru. Ngo Yesu ngo arangije aramubwira ngo genda utunganye amategeko, witondere amategeko yose. Ngo uwo musore ngo arangije ngo aramubwira ngo byose amategeko yose narayitondeye. Ngo arangije ngo aramubwira ati niba warayitondeye, ati genda ugurishe ibyo ufite byose ubihe abakene, ubundi uzunkurikire. Uwo musore arangije ngo agenda ababaye cyane kuko yari afite byinshi, yari atunze byinshi. Ariko ngo amaze kugenda, ngo Yesu ngo arangije ngo abwira ngo abigishwa be, ngo arababwira ngo ndababwira ukuri yuko ngo kwinjira ngo mu bwami bwo mu ijuru ku mutunzi ngo biraruhije cyane, ngo kandi biragoye. Ngo icyoroshye ngo ni uko ngo ingamiya yakinjira mu izuru ry'urushinge. Ngo abigishwa be barangije babaza Yesu ati ubwo bimeze bityo ninde uzakizwa ko twumva bikomeye? Yesu arangije ngo arababwira ngo bidashobokera ngo abana b'abantu ngo ku Mana birashoboka. Ni ukuri uyu mutunzi yari yaritondeye amategeko, yari yaranze gukora ikibi icyo ari cyo cyose, ariko yibagirwa imirimo. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo imirimo no kwizera biragendana, ngo kandi ngo ukwizera kutagira imirimo, ukwizera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Yibagiwe imirimo rero. Nanjye uyu mugoroba ndabinginga kugira ngo mukore imirimo, kandi ngo imirimo y'abera ngo izibukwa, kandi imirimo izaduherekeza. Ni ukuri mureke dukore imirimo, kuko izi nkozi z'ibibi Yesu yavuze ngo nari ndwaye ku gice cya 41, ngo azabwira abari ibumoso bwe ngo nimwumve imbere mwa bivume mwe. Ni ukuri uko ntegeze kubamenya, kubera ko batakoze ibyiza. Ngo barangije ngo arababwira ngo kuko nari ndwaye ntimwansura, nari nshonje ntimwafungurira. Ibyo byose nta na kimwe bakoze. Ngo barangije baramubaza ngo twakubonye ryari ngo ntitwagufungurira? Ngo arangije ngo uravuga ngo ubwo mutabikoreye ngo abo ngabo ngo abo baciye bugufi ngo ni njye mwanze kubikorera. Ngo abo bakiranutsi ngo bazabaho mu bugingo buhoraho, ngo ariko ngo izo nkozi z'ibibi ngo zizacirwaho iteka. Ni ukuri Imana itubabarire kandi tugirire neza. Mureke dukore imirimo tugifite uburyo, kubera ko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo
ngo yaturemye ngo ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana yaturemeye imirimo myiza, Imana yaturemeye gukora imirimo myiza. Mureke dukore imirimo tugifite uburyo, dusure abarwayi. Ni ukuri mu mugoroba ndabinginga kugira ngo mukore imirimo mugifite uburyo, musure abarwayi, musure abababaye, mwambike abambaye ubusa. Ni ukuri gusura umuntu cyangwa gufasha umuntu ntabwo bisaba kuba ufite byinshi, ntabwo bisaba kuba ufite ibya mirenge, ahubwo muri duke ufite igomwe ugira uhindurira ubuzima. Hagira umuntu useka ku bwawe, hagira umuntu wishima ku bwawe, ni ukuri Imana nawe izaguha umugisha. Ni ukuri kandi umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo tumukorere azaduhemba. Ni ukuri nawe nukora ibyiza ukitondera amategeko, warangiza ugakora imirimo, ugakora ibyiza, ugasura abababaye, ukambika abambaye ubusa, ugasura abari mu nzu y'imbohe, ugakora ibyiza kuri abo bantu bari inyuma y'ahandi, babandi abantu batitaho. Ni ukuri nawe Imana izakugirira neza. Ni ukuri ikintu numvaga nababwira uyu mugoroba ni uko twakora imirimo myiza tugifite uburyo, kandi tukagira abo duhindurira ubuzima, kubera ko Imana izaduhemba. Ni ukuri buri wese ndamwifuriza uyu mugoroba yuko azaboneka muri aba bantu bazaba bari iburyo, aho kugira ngo aboneke muri aba bantu bazaba bari ibumoso. Ni ukuri ndifuriza umuntu wese ko yazagira iherezo ryiza, nawe akazaba muri ubu bugingo buhoraho, aho kugira ngo acirweho iteka. Ni ukuri Imana idushoboze, buri wese ni ukuri nisubiremo aho atabigenje neza. Ni ukuri turi abantu, tujya ducika intege cyangwa ntidukore ibyo tugomba gukora, ariko buri wese nisubiremo, ace bugufi asabe Imana imbabazi, narangiza atangire bundi bushya, akemure ibyo atakemuye, yongere akore ibyo atakoze, kandi akosore ibyo atakoze. Ni ukuri Imana izatugirira neza, kandi uyu mwami azaduhemba. Imana itugirire neza rero. Nshimye Imana kubwira ijambo, ni ukuri haba hari impamvu yaryo. Reka dukomeze dusenga kugira ngo Imana ikomeze idufashe. Data mwiza, turagushimye kubwira ijambo, tugushimiye ko mwami hari ibyo twibukije, kubera ko turi muri iyi si hari ibyo twirengagiza cyangwa tukabona atari ngombwa, cyangwa ntitukore ibyo tugomba gukora. Mana tubabarire, tweze dutunganye. Ukimara kutubabarira turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga, dukosore ibyo tutagenje neza, ahubwo dutangire twite kuri aba bantu boroheje, tugaburire abashonje, twambike abambaye ubusa, dusure abari mu ngorane, dusure abari mu bibazo, twegera abihebye. Ni ukuri mwami Imana, turi kumwe nawe byose birashoboka. Tubera umuyobozi muri byose, kandi turwanire intambara tuzi n'izo tutazi. Dusengeye abarwayi, imfubyi n'abapfakazi, abihebye, abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, abo bose ubiyereke uyu mugoroba. Abarwayi bakize, abafite agahinda n'umubabaro, baha amahoro yo mu mutima, kandi ubagirire neza. Data mwiza rero, dusengeye n'umurimo wawe kugira ngo ugabanye abarimbuka wongere abakizwa, kandi dusengeye n'isi yose kugira ngo bakumenye ko ari wowe Imana kandi ari wowe mwami w'abami. Data mwiza rero, dusengeye n'abatarakwakira nk'umwami n'umukiza, ni ukuri turakwinginze kugira ngo bakwakire nk'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi ubahe imbaraga zo kugukomeraho, barinde gusubira inyuma. Dusengeye abasubiye inyuma, bafata ukuboko mwami bagarure, mu izina rya Yesu Kristo. Natwe ukomeze utwiteho cyane, kandi twagure mu buryo bw'umwuka, udukoresha iby'ubutwari. Turindira ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose, kandi mwami Imana ukomeze udufate ukuboko, uturinde gusubira inyuma, uturinde ibyadusubiza inyuma, kugira ngo kuri uriya munsi ubwo uzaba uje uzanye n'abamarayika bawe, ni ukuri natwe tuzisange mu bakiranutsi, tuzisange mu bazabona ubugingo buhoraho. Urakoze mwami Imana, Mwuka wera nazaherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Mbisenzwe nizeye mu izina rya Yesu, amen.